Dola sefo be eken monastisa sefo shai. Rita safo pikatoya bila aria kato sevo men. Genzurcho mwamea. Ungu kanuhera. Uru puruza nyinjiza. Aho. Za kumenya muku hai mana we ira ziri imbere yawe tuzahora. Nyuma y'iki cyorezo hari ikindi nanone, hari ikindi ubwo tubivuga gutya tuba tugira ngo abantu bitegure mu buryo bwo gusenga, bakumire. Bibiliya iravuga ngo nimuba maso mugasenga nanjye nzururuka mbakiriza igihugu mwaciye bugufi. Imana ikimbwira yambwiraga ko ni icyorezo ishaka ko nubwo kibaye ishaka ko abantu bakangwa ko mwigishijwe isomo muri COVID-19 ntimurifate irije, hanyuma muraza gusubiza ibibazo muri kubazwa muri iribazwa. Iyo tuvuze nore ngo abantu binjire muri Kristo Yesu tuba tuvuze ngo binjire aho badapfa, aho badapfa, aho basinzira bakarindira igitondo cy'umuzuko. Abantu basengera amezi asigaye, kwezi kwa 10, 11, 12 n'amezi agiye kubamo ibihe bigoye ni kwisi yose muri rusange. Abantu nibasenge muri uku kwezi kwa 10, nibasenge. Umuntu wese witwa ifura asenga. Hanyuma nutari imfura mu muryango asengera ifura mu muryango avukamo. Imana yambwiye ngo nibura abantu nibarangiza umwaka mukavu. Imana ivuze akavuyo niki. Imana irashaka ko nibura muri uyu mwaka aboneka rezilita mu bwami bw'Imana z'abantu bahindukiye bari kwezo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, tukingira gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Abakunzi bagusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe twongeye kuha ikaze umukozi w'Imana ahangaha imbere mumaze kumenyera. Ndumva se twavuga ngo n'ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatanu mumaze kumubona inshuro nyinshi cyane. Hari ubuhanuzi yagiye hano bugiye butandukanye ndetse bwagiye busohora mwabonye. Ntago wenda navuga ngo ngiye kujya kubanza namamaza ibyo yakoze kuko hari byinshi yagiye avuga kandi mwagiye mubona bisohora mu maso yanyu. Gusa wenda mbere yuko navuga ngo namwakira, hari abantu bagenda babaje bashyashya uba ugomba kubanza kwibwira. Niyo mpamvu ngira ngo wenda mbere yo kugira ngo dutangire urabanza utwibwire, udusengere, ubundi duhite dukomeza n'ikiganiro. Ubwo no kwibwira abantu babaje ari bashyashya kuri channel ya Gusenga Everyday n'ubundi nk'ibisanzwe. Imana bamugisha, murakoze kutwakira kuri Gusenga Everyday. Muhabwe umugisha n'Imana hamwe n'abazadukurikirana bose. Isaba umugisha. Nitwa Apotre Evode Nzayituriki, ndo umwana w'Imana, nicyo numva gikuru. Hanyuma kabiri nkaba umugenzi ujya mu ijuru, hanyuma kandi gatatu nkizera ko nzagira y'amahoro. Reka dusenga Imana hanyuma twinjire mu mwanya wo kubana n'abera bose. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'imbaraga zawe zikomeye. Uri Imana ihambaye, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana itinyitse. Uyu mwanya turasenze cyane tuneterariza ikirere cy'abadayimoni cyarwanya uyu mwanya tugiye guhagararamo, tuvuga imbaraga z'umwuka wera, tuvuga imbaraga z'ijuru. Hanyuma turasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana bumanukire hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Iki kiganiro abazakireba kizabagirire inyungu n'umusaruro mwinshi cyane mu isi y'umwuka, bahabwe ibyiringiro bya none ndetse n'ibyejo. Mu izina rya Yesu Kristo ducyashya imbaraga zose, tuzamuye ububasha, tuzamuye ubushobozi mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Apotre twongeye kubaha ikaze nanone nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu buriya iyo tugiye gutangira twebwe kuri Gusenga Everyday igihe kinini tubanza gusenga nyine nk'uko channel yitwa Gusenga Everyday, cyane nk'abantu baba bafite ahantu bahurira no gusenga cyangwa se n'abandi bantu bashyashya baba bashaka gutangira gusenga. Muri iki gihe rero ndumva hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ntago turi buze kuvuga cyane tugiye hirya y'ubuhanuzi. Nagira ngo
mu gihe cyashize hari ubuhanuzi wagiye uhanura wenda ntaza kugarukaho ubwo mba ngira ngo wenda abantu bashyashya baze kumenya ngo ubundi umuntu tugiye kubana hari igihe tubana n'abantu abigisha hari igihe tubana cyane cyane wenda na uwo bita mpazi birego ukunda kwigisha abantu abahugura mu ijambo ry'Imana abahugura no mu bintu bitandukanye bijyanye n'iyobokamana. Niyo mpamvu iyo tugiye gutangira turabanza tukakora icyo bita kudekiriva umuntu dutangiranye abantu bashyashya baje kubanza kumenya uwo ari we. Wowe ndumva uri umuntu cyane cyane wagiye uvuga mu bintu bijyanye n'ubuhanuzi, hari abantu wagiye uhanura mbere yuko hashobora kuba hashize amezi arenga nk'atanu 7 ubwo ngewe nigeze kuvugana nawe wigeze guhanura ku buhanuzi bwa ndumva na Theogene wamuvuzeho. Hari ibintu byinshi wagiye uvuga wenda kugira ngo abantu baze kumenya ngo apotre ni muntu ki. Noneho wenda icyo ngira ngo ngarukeho cyane cyane ni ubuhanuzi bwabaye muri iki gihe gishize ku itariki ndumva 18 z'ukwa gatanu bujyanye n'iki cyorezo bita Marburg. Ni icyorezo kingiki kiri kuba cyane cyane kimaze guhitana abantu ndumva bamaze kugira nko muri 12 ndakeka niba ntibeshye. Ubu barimo kugenda updatinga gusa kuko leta yagifatiye ingamba cyari cyafashe ahantu hatoya ariko gifata ahantu habi cyane cyane mu baganga. Faisal niho navuga cyahitanye abantu tugenda tubona wenda rimwe na rimwe amafoto yabo kimaze guhitana tuvuga wenda no gukomeza kukirinda. Ariko ndagira ngo ubanze wenda utubwireho gatoya kuko ni wowe wari wabihanuye n'ubundi numva wabihanuye wabikomojeho urabihanura noneho nyuma abandi bagenda babivugaho. Ndagira ngo ubundi ubanze uduhe ido nido y'ibyo bintu niko abantu bakunda kuvuga. Yesu agumugisha urakoze cyane. Gusa hari umuririmbyi uri gufasha umutima wanjye nta kibazo uvuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru. Numva twamuririmba kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha mw'isi ndumushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru mw'isi ndumushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru urugo rw'Imana ajya runyereka rurora runyegereye arumishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya niho nza kumenya mukunzi mukiza niratiri imbere yawe ko tuzahorana. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera nungenza
nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya nk'umukiza niratsiri imbere yawe ko tuzahorana nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya nk'umukiza niratsiri dolase fopaki eloza da kora bile shaya bes zahorana niho nza kumenya umukiza niratsiri lelos tango pelase fosha kota lazavai resa topa sa kotika sa posha dola sifo be eken monestisa sifo shai rita safo pikatoya bila aria kato sevo men zimukiza niratsiri imbere yawe ko tuzahorana nibwo nza kumenya zimukiza niratsiri imbere lelo sando bakira bashayigone tuzahorana nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho nza kumenya hai mana we niratsiri imbere yawe ko tuzahorana mugenzuragana mw'ijuru ujya utumbera Yesu ukakuyobora amahoro ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ajyane ngumutumbiriye ku manywa na nijoro iyi nzi tagaragara hakaba mukabwibwihe Yesu ati jye ndi kumwe nawe ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ajyane ngumutumiriye ku manywa na nijoro iyo ushunguye inzira ujya utumbira Yesu ukomeza
sinzira ifunganye n'umukure w'amaso ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso hajya arinda umutsumbiriye ku manywa na nijoro urupfu nirushaka uwarwo ujya utumbira Yesu wenyine ukumva kugeza mu ijuru usohora amahoro ujya umuhanga ujya umutero panasangoti kase jari de la sifone kudedane shayibone maya na nijoro ujya umuhanga niyo byakomera ujya aho uri muri Amerika ajyari umutumbiri wo ku manywa mu burwayi bwawe ajya umuhanga haleluya haleluya hajarinda hajari umutumbiri ku manywa na nijoro. Imana ihimbazwe cyane. Warumbajije uti ese ko hari icyorezo wahanuye cyaba ari iki ngiki kiri guhitana abantu ko wagihanuye mu kwezi kwa gatanu, ubu ndagira ngo turi mu kwezi kwa 10. Hanyuma uragira uti wagira icyo bitubwiraho. Ndagira ngo mbanze mbwira abantu ko Imana iravuga cyane. Imana iravuga kandi uhereye kera kose Imana yavuganaga n'abantu bayo. Kandi iyi Imana ivuze abantu ntibabe maso mu buryo ibivuze ikintu kitari cyiza, abantu iyo batabaye maso icyo kintu byanga bikunda kibasohoraho. Hanyuma niyo ari byiza nabyo birasohora iyo wabibereye maso. Hanyuma ndagira ngo tuvuge ko twahanuye icyorezo muri icyo gihe ukwezi kwa gatanu nibyo. Ngira ngo icyo gihe twari ahantu bari bansanze ahantu gusenga everyday, yari nsanze ahantu yansuye. Nge nari ndi mu mwiherero n'Imana, ndimo nsengera isi muri rusange, nsengera abera. Hanyuma gusenga everyday muransura, musanga aho ndi. Ngira ngo icyo gihe nibwo Imana yamanuye iyo message. Ariko kandi ndagira ngo mvuge ko icyorezo nyine nicyo cy'iki ngiki. Ariko kandi nanone sinavuga ko kino cyorezo giteye ubwoba nk'imbaraga numvaga Imana ibivugana. Ntabwo yabintumye, ariko ndatekereza mu mboni ya gihanuzi ko nyuma y'iki cyorezo hari ikindi. Nanone hari ikindi. Ubwo tubivuga gutya tuba tugira ngo abantu bitegure mu buryo bwo gusenga, bakumire. Bibiliya iravuga ngo nimuba maso mugasenga nanjye nzururuka mbakiriza igihugu mwaciye bugufi. Hanyuma ngo nimutaba maso mukanga kumvira ngo inkota y'Uwiteka ngizabarya. Hanyuma iki rero imbaraga gifite n'ubukana Imana yavuganaga, cyangwa se n'ifuha Imana yavuganaga. Ntekereza ko inyuma y'iki cyorezo mu mboni ya gihanuzi, ntabwo ari ubuhanuzi, ariko mu mboni ya gihanuzi hamwe no gukorana n'Imana, ntekereza ko hari ikindi nanone gisa naho kitoroheje. Sindavuga ngo ni icyorezo wenda cyinjira mu maraso cyangwa cyandurira mu matembabuzi. Gishobora kuba icyorezo wenda tudatekereza, kuko burya gupfusha abantu benshi ni icyorezo. Hanyuma imivurungano mu isi nacyo ni icyorezo. Kutumvikana kw'abantu nabyo ni icyorezo. Hari abantu kumvikana binanira bikaba ngombwa ko bashyamirana, nicyo nacyo kiba ari icyorezo. Ariko kandi si ubuhanuzi, ndi gutanga ibitekerezo mu mboni ya gihanuzi. Rero iki cyorezo abantu nihabaho gusenga nk'uko n'ubundi turi gusenga, tukimara kubona ko cyaje, hariho gahunda yo gusenga. Dufite gahunda yo gusenga. N'ubu murumva abantu bazadukurikirana, murumva ikirere duhagazemo hano. Turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana, nabo baraza kuza kuri kamera mu kanya.
ariko kandi turagira ngo tuvuge ko abantu nibakanguke basenge kubera ko icyo cyorezo Imana ikimbwira yambwiraga ko ni icyorezo ishaka ko nubwo kibaye ishaka ko abantu bakanguka bakamenya ko isi niba navuga ngo ntisakaye niba navuga ngo isaha n'isaha umuntu yatungurwa simbizi ariko Imana irashaka ko by'umwihariko abanyarwanda dukanguka mu buryo bwo gusenga kuko turibagiwe. Imana yambwiraga ko twibagiwe, ngira ngo icyo gihe naberetse n'urwandiko Imana yanyandikiye mfata bike harimo ubuhanuzi buvuga ngo ese ko mwigishijwe isomo muri COVID-19 ntimurifate irije hanyuma muraza gusubiza ibibazo muri kubazwa muri iribazwa. Ngira ngo harimo ibintu byinshi basubira inyuma bagikurikirane mu cyeditinga neza bagikurikirane. Hanyuma rero twavuga ko nubwo bimeze bitya ibikomeye byo nubundi biracyisukiranya. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibishyitsi n'ibyorezo hazabaho n'impuha z'intambara. No kuvuga ngo rero twabwira abantu ngo ihumure rihari ni ukujya mu nkuge. Inkuge isobanuye ibintu byinshi. Kujya mu nkuge urabizi ku bwa Nowa yabwiye abantu ngo hazagwa imvura. Muri Bibiliya biranditse hazagwa imvura, hataza kugira ababyitirira ya mvura njya numva abantu bavuga yindi, iyo nge ntayo mvuze nta niyo nzi. Nowa abwira abantu ngo imvura izagwa. Turi kuvuga ku bwa Nowa. Hanyuma abantu baramuseka nkuko muri kino gihe ibintu by'Imana nyine byabaye ibintu bya fake imbere y'abantu. Abantu barabimefia, abandi kritika uko babyumva. Nowa rero nawe muri icyo gihe niko bavuze, baravuga bati wagasaza we ibintu uri kutubwira imvura izagwa gute? Nowa arababwira ati tubazi inkuge numvishe ijwi ry'Imana kandi iyo nkuge niyo tuzahungiramo, umwuzure uzabaho, imvura izagwa kandi imisozi izatenguka ndetse hazapfa abantu benshi rwose. Imana yambwiye ngo ufite ubwenge yibarize inkuge. Bamwe baraza bafatikanya nayo bavuga ati reka tubaze nk'amezi 2 nitubona imvura itaguye tuzagutera amakofe cyangwa se tunakureka upfe nabi kuko n'ubundi abasazi bahozeho tuzagufata nk'umusazi muri quartier. No warababwira ati icyo mbabwira kizaba. Icyiciro cya mbere kiragenda, cya kabiri kiraza, barabaza baragenda, n'abandi barabaza baragenda, ariko igihe cyarageze imvura igira gute? Imvura iragwa. Bibiliya ivuga ko imvura yaturutse mu butaka hasi, amazi yaturutse mu butaka andaturuka mu kirere. Abasore bari bazi kurira ibiti, buriye ibiti, ariko imizi y'ibiti n'umundi amazi arayitengura. Abandi bazi gusesera mu buvumo, binjira mu buvumo, amazi akabasangamo akabagarura. Abantu benshi bamira nkeri. Nowa arokokana n'abantu bake cyane, n'inyamaswa nazo zari zumviye ijwi ry'Imana. Icyo gihe nje nababajwe n'uburyo inyamaswa zumvira uwaziremye ariko abantu tukaba tutumvira umuremye. Navuga ngo rero muri kino gihe inkuge nagakiza. Inkuge ni Kristo Yesu. Ubu navuga ko mu itangazo mfite kugeza ubu ritari rirerire nuko umuntu utari muri iyo nkuge ibiteye isi yose byanga bikunda bizamunyeganyeza kandi azaterwa atunguwe kandi ntacyo kwireguza kuko ibyo abantu bita ubutekamutwe n'ubusikama, kuko sintekereza ko kugeza ubu abantu batarafungura amaso. Biragoye cyane kuko urabona abantu baravuga bati Imana ivuga iti, kandi ibyo Imana ivugira muri twe bigasohora. Byanasohora umuntu ntiyumve ko Imana igira gute ivuga. Navuga ngo rero umwana uri bupfe niyo wamuha kigozi arapfa. Kandi burya hari umunyarwanda wavuze ngo umuntu w'igikenya ntiyumva ihone. Sinzi icyo kinyarwanda niba cyumvikanye. Umuntu uri bukenyuke ihone ry'imodoka ntiyaryumva uko byagenda kose. Rero nicyo numva navuga kuri iki cyorezo, ariko abantu ntibagire ubwoba, bahumure nyine binjire mu nkuge nta kindi, ni uwo muti. Ubwo se wenda nk'uko bivuze abantu se bashobora kuvuga bati rero n'ubundi niba ngewe nta kintu nakora kugira ngo icyo kintu kizabe cyangwa nako nzagira ikintu gihinduraho, cyangwa ukaba uvuga uti n'ubundi igikenya n'ubundi n'icyumva ihoni, umuntu nashobora kuvuga ati n'ubundi nta kindi kintu nahindura kuri ibyo bintu
byabaye cyangwa se bishobora kuzaba. Yes, ni ukuvuga ngo icyo guhindura kirahari. Umuhanuzi mukuru atanga ubuhanuzi, agatanga n'intsinzi. Intsinzi nta yindi ni ukwinjira mu nkuge. Kwinjira mu inkuge ni iki? Ni agakiza. Inkuge ni iki? Ni ukujya muri Kristo Yesu. Kujya muri Kristo Yesu rero umuntu urajyamo no buhungiro. Umuntu wese unywa mugo nareke mugo. Yinjire muri Kristo Yesu. Hanyuma umuntu wese unywa ibiyobyabwenge by'uburyo ubwo ari bwo bwose nabyihorere, avuga ngo mbaye icyaremwe gishya, yinjire muri Kristo Yesu. Niho hari umutamenwa, niho hari uburinzi. Ahubwo dushaka kuvuga ngo ese abari muri we ibyo byorezo ntibyabageraho. Turi mu isi ntabwo tuvuze ko wendi isi taduteza ibyishaka, ariko kandi dufite urukingo nanone Kristo Yesu, ariko nanone dufite ubuyobozi bukurikirana niba haje indwara abaganga bagakurikirana, ariko uri muri Kristo, uri muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, impamvu tubivuga amenya amakuru, cyo ni icyambere. Icya kabiri, umuntu uri muri Kristo Yesu afitanye ubumwe n'ijuru. Icya gatatu, umuntu uri muri Kristo Yesu yapfuye, ntabwo tuvuga ko apfuye, abasinziriye akazazukira ubugingo buhoraho. Birashoboka ko wenda n'abakristo icyorezo cyabakoraho, reka mbyemere bamwe na bamwe, ariko nanone uwapfa yizeye ntabwo apfuye nabi. Apfanye ubugingo buhoraho kandi azongera kubaho iteka n'iteka, azabana n'umukiza. Iyo tuvuze rero ngo abantu binjire muri Kristo Yesu, tuba tuvuze ngo binjire aho badapfa, aho badapfa, aho basinzira bakarindira igitondo cy'umuzuko. Kuko ubu ahantu turi gukorera hakundutse, twese twapfa, ariko bamwe muri twe twasinzira, cyangwa twese twasinzira, mu gitondo cy'umuzuko twazongera kubonana, tukarebana amaso ku maso, kandi tukabana n'Imana. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo isi yo iri kwestara ibyo yestara, ariko twe tukagira inama abantu bafite ubwenge buri normal binjire muri Kristo Yesu. Kwinjira muri Kristo Yesu ntibisaba ngo ubyishyure, oya, n'ubu turi kuri kamera uze kwinjira muri Kristo Yesu, kuko turasoza twatuza abantu. Turaza gusoza tubwira abantu ngo nibezwe, kuko ni nayo message nkuru muri iki kiganiro. Habeho kwezwa, kuko niba harabo cyahitanye batunguwe, ntabwo bari biteguye ko hari icyorezo kizaza kikabatwara. Abo 4 cyangwa 5 cyangwa 7, imibare igenda ihinduka, ariko abo bamwe batunguwe, abandi wenda ntibatunguwe, babonye ubugingo. Icyo rero turiho nkatwe nk'intumwa ni ukubwira abantu ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Hanyuma y'ubuzima tuzabana n'Imana Data. Hanyuma y'ubuzima tuzabona Kristo umwami w'abami. Hanyuma y'ubuzima tuzaba muri defile, tuzakora defile mu bwami bw'Imana, tuzahozwa amarira yose twagize gute, twaririye muri iyi si. Rero isi ibyiri kwestara bishobora kugira ingaruka no kuwa Kristo, ariko nanone umukristo we usinziriye nta gihombo agize, ahubwo irembo ryonyine rimugejeje ku Mana ni urupfu, nubwo turutinya, ariko ndagira ngo mvuge ko niryo rembo ryonyine risigaye rigeze umuntu ku Mana. Rero nago twavuga ngo ntacyo umuntu yakora, oya, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ntacyo umuntu yakora. Icyo gukora kirahari. Sino kureka ngo umuntu avuge ngo n'abapastori bakora ibyo, ntabwo bikureba. Muri muntu wese imbere y'intebe y'Imana azabazwa ibyo yagize gute, ibyo yakozwe. Umushumba azabazwa ibintu yakoze imbere y'Imana. Hanyuma umuhanuzi abazwe ibyo yakoze imbere y'urukiko. Nta muntu uzabwira umugore we ngo ngwino umvuganire, ngo urabizi ko ngo nari nagutumye guhaha, oya. Nta muntu uzabwira umushumba we ngo pastor, ngo nubizi ko nabaga nicaye ku ntebe y'imbere. Ntabwo ibyo bizakora. Inkiko zose zo mu isi, abantu bazi iby'amategeko hariya ntabwo nabo bazaba bicaye imbere y'intebe y'urubanza. Abakuru b'ibihugu bazaba bicaye imbere y'intebe y'urubanza. Abaministri ku isi yose bazaba bicaye imbere y'intebe y'urubanza. Abami babayeho bazaba bicaye imbere y'intebe y'urubanza. Ariko hari abazazukira gukorwa n'isoni, hari n'abazazukira ubugingo buhoraho no kwishima iteka ryose. Niyo mpamvu wenda mbere yuko tuza kujya kuri cya gisata wenda cyo kuza gusoza, ibyo ari byo byose nk'uko wagiye utanga ingero kuri Nowa, buri bintu byazaga ku mbaga nyamwinshi, niko navuga hari impamvu iri kubitera.
cyane cyane ko nk'iki cyorezo cyaje numva ni mu gihugu cy'u Rwanda navuga cyajemo nta handi hantu twigeze twumva cyagiye wenda niyo cyaba cyagiye gishobora kuba cyaba giturutse na none nkibaza niba icyo kintu cyarabaye wenda mu shusho ngari wowe y'umuntu wenda wabyeretswe mbere ubwo cyaza Imana yakizanye kubwiye mpamvu ku banyarwanda noneho wenda nuza yawe wenda mu buhanuzi yaguhaye mwiyerekwa ry'iyo ndwara ni ikihe kintu abantu bagomba gukora nk'abanyarwanda kugira ngo wenda mu gihe kiri imbere hatazagira ikindi kintu cyiza niba hari ikizaza wenda tukirinde? Icyo gukora ntekereza ko cyanagorana cyane kuko tugeze ku rwego abantu bahinyura Imana ku rwego rutangaje, ariko kandi nanone tukavuga ko tukwiriye kubivuga twe tugatambuka tugakaraba. Iyo tuvuze gukaraba ni ukuvuga ngo imbere y'Imana sinzabazwa umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ntabwo twavuga wenda ngo twinjire dipu nyamukuru ngo ikibiteye ni iki, ariko buri wese mu mboniye ashobora gusacinga nawe akabibona kuko buri muntu wese burya agira umwuka wera. Bura uzi ko n'abasinze umwuka basanga kuko ni umugwaneza arabasanga kuko mu kuboko kw'Imana kw'ibumoso habamo imbabazi zirinda abanyabyaha. Abo bita Nebukadinezari Imana yarabasuraga batanayemera ikabaganiriza. Buri wese rero navuga ngo Imana imusure ku giti cye, ariko kimwe nyamukuru twavuga wenda gikonfirima ibindi nuko Imana ikeneye ko abanyarwanda baca bugufi. Abanyarwanda bace bugufi, hanyuma kandi abafitanye ibibazo biyungi. Icya kabiri habeho kureka ikintu kimeze nk'uburyarya mu banyarwanda, kutifurizanya neza, ariko kandi tukavuga ngo wenda ibyo si byo byazanye icyorezo, ariko nyamukuru icyorezo kiraje nk'uko nyine Yesu yabihanuye. Impamvu y'ibyorezo nuko Yesu yasize abivuze, aravuga ngo hazabaho ibishyitsi n'ibyorezo. Rero ntabwo twavuga wenda ngo kije kubera abanyarwanda. Urabizi na mbere yawo ngo hari ibyo bita ngo ibyorezo by'inkende sinzi ngo byaturutse muri Kongo n'ibiki byose. Urumva rero muri rusange n'ahandi mu bindi bihugu bafite ibindi byorezo nabo bibugarije. Nk'ubu mu bihugu by'i Burayi hari icyorezo cyitwa kubura amahoro yo mu mutima, aho umuntu yinjirana n'undi muri esanseri bataziranye akamuvugisha n'undi adashaka kumuvugisha, agatukana kugira ngo yumve ko aruhutse kubwo kubura abo baganiriza. Icyo se urumva atari icyorezo gikomeye? Hazabaho ibishyitsi n'ibiki n'ibyorezo n'imuhazi intambara. Rero twavuga ko nibyo Yesu yavuze biri kugenda bigera ku musozo bisohora. Yaravuze ngo hazabaho ibishyitsi n'ibyorezo, ariko kandi nanone hari igihe Imana iteza mugiga mu gihugu. Imana ibikeneye ko abantu bagira gute baca bugufi. Muri iyi minsi muri ihangana turi kujya dutanga ubuhanuzi buri muri Bibiliya kugira ngo bigende neza. Bibiliya iravuga ngo ninteza igihugu mugiga cyangwa icyorezo, abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bakagira gute bagasenga, nibicisha bugufi. Rero nta guca bugufi. Abantu bese babaye banyamwigendaho, bamwe barashaka kwitwa Imana, abandi barumva ko bubatse ibintu bikomeye bitanyeganyezwa, ariko kandi Imana irakeneye ko nubwo waba ukomeye bingana gutya ukomeza gucira bugufi Imana, ukavuga ngo niwe muremyi w'ijuru n'isi. Rero twavuga ko Imana iteza icyorezo cyangwa iteza mugiga kubera ko abantu banze kumva. Icya kabiri iteza mugiga kuko abantu banze guca bugufi. Gatatu iteza mugiga kuko ishaka kugira bikangura mu isi y'umwuka ngo ibamenyeshe ko mu isi atari iwacu. Wenda iyi nyigisho yo muri kino gihe biragoye ko wavuga ngo mu isi si iwacu. Hari abamaze kufatamo umugabane bavuga ko ari iwabo, ariko wenda bahari buriya ntago bazagera usororo. Byo sinabitindaho cyane. Wumva ko isariye nyine ngiye namubwira ko gusa atariye kuko niba namuhamba nta n'izahabu n'imwe zahambanwa, n'imodoka bazahita bayigabanira ku irimbi, n'imiryango izava ku irimbi bazamara gukaraba bajya mu cyumba bavuga ati umwe arafata umuryango undi umuryango, abandi bakarabe bahite birira batahe. So rero twavuga ko kugeza kuri izi saha Imana ikeneye ko abantu baca bugufi bakezwa, bakababarirana kandi bakubaha Imana nabikoresha. Ndumva none wenda ibyo ari byo byose abantu babumvishe
igikenewe cyane kuba wenda yarabanje no kubikunyuzaho ukagira n'abantu bibwirana mbere yuko wenda biba ibyo ari byo byose. Hari nk'abantu babyumvishe kuri gusenga everyday, hari n'abagize icyo bakora. Ntago wavuga ngo kuba waravuze wavugiye ubusa, kuko hari abantu babyumvise, hari n'abagize ikintu bahindura wenda nomari mu buzima busanzwe, abakoze amasengesho batari gukora, abegereye Imana, abahindukiriye Yesu nk'uko babivugaga. N'ubundi kuvuga hari ikintu biza guhindura kuri rubanda nyamwinshi, cyane cyane abantu urabona muri nosi y'iki gihe abantu cyane cyane bareba kuri social media, social media, YouTube, za WhatsApp, Instagram. None yivuze nka gutya hari igihe yavamo nk'akantu gatoya kakagenda kagakwirakwirana hatandukanye. Ako kantu nibwo butumwa navuga, nibwo butumwa buri kuvugwa cyane muri no minsi. Hagiye habaho wenda rimwe hari insengero zimwe zafunze iki, ariko nubwo zafunzwe ntibivana uko abantu bavuze, n'ubundi Imana irakomeza ikavuga mu bantu bagiye batandukanye. Ari nacyo navuga kintu tuba turimo cyane. None navuga rero wenda muri wa musozo wowe ugiye kudukorera nk'uko wari wabiteguye, wari wavuze yuko wenda uza kugira ikintu ugenera, message ugenera abantu, yaba ari abatura, abashaka wenda kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndumva wagera kuri iyo ngingo ubundi tugasoza. Ndagira ngo mbwire abantu basengera amezi asigaye, kwezi kwa 10, 11, 12, kuko n'amezi agiye kubamo ibihe bigoye kubera ko ntabwo ari inaha gusa, ni ku isi yose muri rusange, kuko twe turi abahanuzi duhanurira isi yose, niko Imana yabwiye Jeremiah. Hanyuma impamvu nuko mu butumwa mfite Satani yamaze gusaba abana b'imfura. Abana b'imfura, iyo tuvuze abana, abantu ntibaze kumva abana bari muri berso n'abari mu migongo y'ababyeyi n'abari ku mabere. Umwana niyo waba uri umugabo ufite ubwanwa ukaba uri imfura, habeho gusenga. Kuko Satani yamaze gusaba ayo maraso y'abantu bitwa imfura. Nushaka kuba ufite imyaka 60 ariko uri imfura mu muryango. Abantu habeho gusenga amasengesho nibura y'imisi 3. Utari bubyumve ntabwo ari iterabwoba, ni message. Ariko kandi se niyo tunavuga ngo si iterabwoba, ubundi se nibiteye ubwoba nabyo ari bibatera ubwoba bindi nabyo, n'inzara yatera ubwoba umuntu. Reka ibyo tujye tubyihorera kuko ibiduteye ubwoba ni byinshi. Hanyuma ukwezi kwa 11, kwa 12 abantu nibasenge. Muri uku kwezi kwa 10 nibasenge, umuntu wese witwa ifura asenge. Hanyuma nutari imfura mu muryango asengera ifura mu muryango avukamo. Hanyuma icya kabiri nuko Imana yambwiye ngo nibura abantu nibarangiza umwaka mu kavuyo. Iyo Imana ivuze akavuyo niki, Imana irashaka ko nibura muri uyu mwaka haboneka resulta mu bwami bw'Imana z'abantu bahindukiye bari kwezwa. Warukomeje kubyifungwa ry'isengero, birabyo sinjya mbitindaho kubera ko Imana nta wirusha amaboko, izi kwirwanirira. Hari ibyo abantu bakora bazigo ni ibikorwa bisanzwe byoroheje, ariko nyuma bikagira umusaruro mwiza cyangwa mubi, simbizi. Ariko habeho gushenga Imana yirwanirire, kandi kabiri habeho kwezwa, abantu bezwe ntibarangiza umwaka mu kavuyo. Kubera iki? Nabonye habaho impfu abantu bagapfa nta kintu kikwisha. Sinzi niba wumva iki kintu. Nkaba nicaye muri iyi ntebe turi kuganira gutya, ukabona umwuka ushizemo. Nabonye ibyo biba. Hanyuma kugira ngo ndekure buno buhanuzi, nasabye Imana ibimenyetso. Menya na ahari narasabye nabi, abantu bambabarire n'Imana imbabarire, ariko nasabye kuko ngewe urumva nabaye umudiventiste y'umunsi wa 7. Mba nkeneye ibintu bifite proof, bifite fact, bifatika. Niba ndekuye ubuhanuzi Imana itanze ugahangana nabwo, mbashaka niba uhanganye nabwo nyine ibyo wumva ko bitabaho uhure nabyo, kugira ngo we, kuko abantu bose ntibemezwa n'ubugwaneza. Hari abantu bemezwa n'inkoni kuva mu Bisiraheli.
hari igihe Imana yababwiraga ikintu ntibacyemere igateza ikindi kugira ngo gisohore. Icyo gihe mpita mbona, sindavuga abo bantu uburyo nabonye bapfuye, ariko hari abantu babiri byabayeho. Bibaho rwose, umuntu avuye ahantu arimo agenda ari mu nzira arasitara, gusitara ino bisanzwe, yikubita hasi, bamweguye bamujyana kwa muganga muri morgue. Hari undi wa kabiri nanone yari ari mu kazi bisanzwe, bagiye babona arumye, bapimye kwa muganga basanga nta burozi bumurimo, basanga nta muntu wamunize, nta muntu wamwishe, n'abaganga birabacanga. Ni ukuvuga ngo rero nihaba impanuka, ntabwo impanuka iragiza ishaka ino. Satani yamaze gusaba abantu, iyo mpanuka iragiza ishaka umutsi ikubitaho ugahita upfa. Imana irambwira ngo umwaka ushize abantu babaye maso cyane barasenga, ngo bafata iminyago myinshi, ngo babera amaso abantu, ngo abahanuzi babera amaso igihugu, barasenga cyane, ngo Satani inkuta zose yari kunyuramo abantu bafata inkike barazijegeza, Satani abura inzira. Ikuzimu rero imihigo abadayimoni bari barahize kugeraho umwaka ushize 2023 ntibayigezeho. Muri uyu mwaka rero Satani yamaze kurakara, kuko abadayimoni bagiye gukora mu buryo bweruye bugaragara. Habeho gusenga rero kugira ngo abantu badatembanwa n'umuyaga w'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ndasaba umuntu ushaka kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri muri Europe, uri muri Australia, uri muri Canada, uri Belgique, akira Yesu. Uri muri Oman, akira Yesu. Ahantu uri hose, uri hano mu bihugu byo muri Afrika, akira umwami Yesu. Nta kiguzi bisaba, mbese nta kindi kiguzi bigusaba, no kuvuga ngo nemeye umwami Yesu byonyine gusa. Aho wicaye wumvaga kino kiganiro, ndagira ngo utekereze ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Ese hanyuma y'ubuzima ko hari ubundi buzima, hari icyo uzireguza uyu munsi wa none? Niba Yesu atinze, urupfu ugendana narwo. Ushobora kuba uvuga ngo haracyari igihe, nta gihe gihari. Kwihana n'ubu, kubana n'Imana n'ubu. Ndagira ngo winjire mu gisata cy'abantu bafite Kristo mu mutima, bafite inzira zigana Siyoni mu mitima yabo. Bibiliya iravuga ngo bene abo ngabo naho baba ari abaswa, ngo iyo nzira ntibazayiyoba. Ngira ibintu ncishamo umukata utukura. Njya mbona abigisha bamwe bigisha bavuga ko ngo kuba umuntu ngo yaba afite ubwenge ngo buzima, ngo nuko yaba afite amashuri ahambaye. I know, ntabwo ariko bimeze. Icyo ni ikinyoma, ni umwuka uwo ni umwuka utari mwiza, kuko Kristo arashaka umuntu wize n'utarize, aramushaka, kuko Imana si umuntu. Imana si umuntu. We wajonjora ku butoni ukavuga ngo abize cyangwa abatarize, ariko Imana si uko. Abize nabayo n'abatarize nabayo. Kwakira Yesu ntibisaba kuba warize, ntibisaba no kuba utarize, bisaba kwemera byonyine gusa. Hari abandi mbona bagize intege nke, bataka icyo bita divorce, barazitaka, barazeza, batanga n'imirongo yerekana ko abatazikora ari injiji. No. Icyo ni ikinyoma gikomeye. Bibiliya ivuga ko ari akaramata, ariko kandi kuba wagira ibisobanuro byerekana ko wowe ucerembye mu buhanga bwawe ukazibiranya abantu, urimo urakangurira abanyarwanda guta imiryango, abagabo guta ingo zabo. Abantu barimo baratanga ingero mbi, nta muntu mentionings
ariko kandi ndagira ngo mvuge muri rusange kuko ndi intumwa y'Imana, am apostolic. Narahiriye gusenya inyigisho z'ikinyoma. Ngize intege nke nkaba ntari kumwe na madamu. Ni intege nke zanjye ndatsinzwe mu rugendo. Sorry. Kuba nsinzwe rero ntabwo ndabishishikariza rubanda. Kuko ndavuga ngo intege nke zabaye. Uwo tubana ntibikunze. Ariko si Imana yabyanditse mu ijambo ryayo. No. Bibiri rivuga ko umuntu utandukana n'undi n'umuntu ubana n'utizera. Uwo muntu utizera agashaka gutana ngo atane. Ariko uwizera n'undi wizera turapfiki. Imana ibagirire neza. Yes, ndagira ngo dusenge kubera ko gusenga bikingura ijuru, gusenga biburizamo imigambi y'abadayimoni. Gusenga kingira abera. Gusenga n'ubuzima. Nari nagusabye aho uri mu gihugu icyo ari cyo cyose. Uri Uganda, uri Tanzania, uri Kenya, uri Burundi, uri Mozambique, uri mu bihugu by'i Burayi. Aho uri hose wadukurikiranye ubasha kumva runo rurimi tuvuga. Ndagira ngo kandi dusenge. Ariko ndongera subiremo. Nanone nturamara kwitekerezaho urumva uragumana na Satani mu mutima cyangwa urakira Yesu. Erega iyo tubivuga bamwe muravuga ngo niterabwoba, ariko mu gitondo cy'umuzuko muzabona ibyo babagabo bavuga. Nukuri ndababwiza ukuri, isi zarangira. Nukuri ndavuga ko mwisi turabashyitsi nabimura. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abapfuye bose ngo bapfuye bakizeye, ngo bari barindiriye kuzahabwa ibyasezeranijwe, ngo ariko ngo bapfuye batarabihabwa. Ngo abo nabo ngo bagendaga mu isi nk'abatayirimo, ngo kandi bibaraga nk'abashyitsi n'abimukira. Iyi si se ntago mubona ko twese turi gukodesha? Ibyangombwa by'ubutaka byanditseho ubukode bw'igihe kingana gute? Kirekire. Urumva uri wawe se? Isi ifite nyirayo, ifite ba nyirayo. Niba uvuga ko uzatura nk'umusozi, uwo musozi ureba icyangombwa ufite aho uri hose cyanditseho ubukode bw'igihe kingana gute kirekire. Iyo ndi umupangayi mu nzu runaka, ntabwo nibara ko iyo nzu ari yanjye, buri kwezi ndayishura. Nibyo rero abera bavugaga. Mu isi turabashyitsi n'abimukira, ngo kandi ngo ubu baraturindiriye natwe kugira ngo tuzaragane ubugingo bw'iteka ryose. Nkwifurije kuba umunyabugingo. Ongera uzamura ikiganza niba umaze kwitekerezaho, kuko niyo mission yanjye nk'intumwa y'Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, ndizeye ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo. Nkuraho gukiranirwa kose, nyambika imbaraga zituma nesha ibyaha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo ngusengere. Urarwaye? Ufite umuntu urwaye? Hari indwara yananiranye? Ibyo byananiye abantu, Imana nibyishaka. Lazaro wari waranutse, amaze iminsi 4 mu gituro. Mu mihango y'Abayuda bahambaga umuntu amaze indi minsi 3 bamubitse ngo barebe ko yazuka. Ubwo ni iminsi 7 yari amaze apfuye. Yesu ngo ahageze baramubwira ngo yanutse. Lazaro aranuka. Arababwira ngo no, ibyo binuka ni njye uhari kugira ngo bihumure. Kandi ibyo byapfuye ni njye kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yaba yarapfuye azongera kubaho. Ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kandi ubifite niyiboneze nk'uko uwo tuzabana nawe ari we Kristo aboneye, niyiyeze nk'uko yera. Urakoze mu izina ryawe rikomeye ry'imbaraga n'ububasha. Hallelujah. Uyu muntu afite ikibazo kiremereye kimumaze igihe kinini. Baramwambuye,
yabuze urubyaro, yabuze urushako, baramuzinze, bamukoreyeho ubufindo, batwaye umusatsi we, batwaye umwenda we, batwaye ifoto ye, bamutongereyeho imbaraga z'uburyo butandukanye. Uyu mwanya ndategetse izi mbaraga zikure kure mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, uyu muntu urwaye ari mu bitaro by'indembe, ageze aho bamubwira ngo rindira urupfu, ndatura kubaho mu izina rya Yesu. Mavuta ya gihanuzi na gitambye, ndategeka ubuzima ngo bugaruke muri we. Uyu muntu bateje ihembe mu rutugu cyangwa mu bitugu cyangwa mu mugongo cyangwa mu nda cyangwa ku maguru, ndategetse ngo izi mbaraga zimurekure. Arizeye Mana mu izina ryawe rikomeye. Kristo urakomeye. Dusengeye abera ku isi, dusengeye igihugu cy'u Rwanda, dusenze kugira ngo utugirire neza, urinde abantu bawe, ubashyire mu mutaka utava. Helipani elosti for elau kide elasti for enau. Tanga ino mitaka Mana, tanga imitaka misha, tanga ihema risha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubw'imirimo yawe mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Imana ibaho umugisha. Ukeneye kutuvugisha ngo dusengane Imana, by'umwihariko wumva hariho ikiganiro cyakoze kuri wowe, 0780 2 8 8 5 0780 2 8 8 5. Mwakoze kubana natwe rero, ndumva ibyo byose ibishoboka wabivuze, n'ibindi nanone n'izindi update wenda mu gihe kiri imbere. Turabizi we ntabwo uri umushyitsi kuri twebwe, wenda uretse abandi bantu baba baje bashyashya, ariko n'ubundi dukomeje kuguha ikaze. N'ikindi gihe uzaza wongere utubwire ibindi bintu. Imana iguhe umugisha nawe. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.